abakora umwuga wo gucuranga no kuririmba, abantu bafite imitima ifitiye igishyika amavuna. Mu ishyaka bagira ryo kugeza ubutumwa ku bantu, intumwa z'Uwiteka ntizigomba gukurikira inzira y'ab'isi. Mu materaniro aba ntibakwiriye kwishingikiriza ku baririmbyi baririmba indirimbo z'ab'isi ndetse no kwiyerekana mu buryo nk'ubw'ikinamico kugira ngo bakunde batere abantu ubwuzu. Ni buryo ki abantu batita ku ijambo ry'Imana kandi batigeze basoma Bibiliya, bafite icyifuzo kivuye ku mutima cyo gusobanukirwa ukuri kwayo, bakwiriye gutegerezwaho ko baririmba bafite umwuka no gusobanukirwa ibyo baririmba. Ni buryo ki imitima yabo ishobora kutabusanya n'amagambo y'indirimbo zera? Ni gute umutwe w'abaririmbyi bo mu ijuru bashobora kwifatanya n'abaririmbyi baririmba mu buryo bwo kurangiza umuhango gusa? Indirimbo iryoshye kandi yoroshye. Ni buryo ki Imana ishobora guhabwa icyubahiro mu gihe mu ndirimbo zanyu mwifashisha umutwe w'abaririmbyi b'isi baririmbira guhembwa amafaranga? Muvandimwe, nureba ibi bintu mu mucyo utunganye, mu materaniro yawe uzagira indirimbo iryoshye kandi yoroshye gusa, ndetse uzasaba iteraniro ryose gufatanya nawe muri iyo ndirimbo. Byaba bitwaye iki mu bantu bateraniye aho niba harimo abantu badafite amajwi yamenyereye kuririmba nk'ay'abandi? Iyo imiririmbire iteye mu buryo abamarayika baba bashobora kwifatanya n'abaririmbyi, imitima y'abantu ikorwaho mu buryo butashoborwa n'indirimbo zivuye ku minwa itejejwe. Abacuranzi b'indirimbo z'isi, ntugakodeshe abacuranzi b'indirimbo z'isi. Igihe bishoboka cyose jya ubyirinda. Huriza hamwe abaririmbyi bazashobora kuririmbana umwuka no gusobanukirwa ibyo baririmba. Gushaka kwiyerekana mushaka kongera mu bisanzwe bikorwa mujya mugira rimwe na rimwe bituma mutakaza amikoro atari ngombwa, kandi bene data ntibari bakwiriye gusabwa gutanga ayo mikoro. Ikindi kandi, nyuma y'igihe runaka muzabona ko abatizera noneho badafite ubushake bwo gutanga amafaranga yo kwishyura ibyo bikorwa. Kwemera ubufasha bw'indirimbo. Mu materaniro abaho, kuririmba ntigukwiriye gukerenswa. Imana ishobora guhabwa icyubahiro binyuze muri uyu mugabane wa gahunda yo kuramya. Kandi igihe abaririmbyi batanga umusanzu wabo baririmba, bakwiriye kwemerwa. Ariko amafaranga ntagomba gukoreshwa mu gukodesha abaririmbyi. Akenshi iyo iteraniro ryose riririmbye indirimbo yoroheje yatoranyijwe, bigira imbaraga ireshya abantu itaboneka mu kuririmba k'umutwe w'abaririmbyi, nubwo waba uririmbana ubuhanga ute. Umuzika utukisha Imana. Kwiyerekana si iyobokamana kandi si na gahunda yejejwe. Nta kintu gikoze isoni mu maso y'Imana cyaruta kuririmba indirimbo zicurangishijwe ibyuma by'umuziki, igihe ababigiramo uruhare batejejwe ntibabe basohora amajwi mu mitima yabo bahimbaza Uwiteka. Ituro ry'agahebuzo kandi ryemewe mu maso y'Imana ni umutima wacishijwe bugufi kubwo kwiyanga, kubwo kwerereza umusaraba no gukurikira Yesu. Ubu nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa dushaka ibyo bintu bishimisha ibyumviro by'abantu gusa. Kwinira mu mitima birakenewe. Dukeneye kwegera Imana turira kandi twatura ibyaha byacu tubikuye ku mitima imenetse, kugira ngo nayo ibashe kutwegera. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iheshwa icyubahiro n'indirimbo zo kuyisingiza zivuye mu mutima uboneye wuzuye urukundo no kuyiyegurira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.